tuganire ku mibereho yacu ya buri munsi binyuze mu buhamya ndetse no mu nyigisho zahindura ubuzima bwacu mu kiganiro The Javi Space. Iki kiganiro kigamije kungurana ibitekerezo ku byakubaka umuryango nyarwanda hifashishijwe ubuhamya ndetse n'ubushakashatsi bwakozwe n'abahanga mu mibanire y'abantu. Harebye ndareba ahantu uyu muntu tuje kureba amafaranga akazabamo konyine ubwako ntaba yariyubakiye inzu ubwe ku giti cye. None bakavuga ngo baravuga ngo afite inzu nziza ngo kuri Main Street aho ruguru aho, ariko nabo kubera iki saba muri kane ngo niko ibyo bintu mutegeka. Navuga nimba ibi bintu aya mafaranga bagiye kumpaza ntegeka kuba mu kantu kameze gutya kandi mfite amazu, ntangira kubidauta. Ariko navuga nahageze dufite appointment, ntabwo ushaka kumudisappointinga. Ndicara nyine ntangira ariko nabisuzuguye. Tuvuga icyo dushaka, nawe aduhereza instruction, aduha ibintu byo kwisiga, tubwira amagambo yo kuvuga. Ndagenda ariko njye numva nabiciye amazi pe. Sawa ndagenda, narishyuye, nagiye nta deni murimo. Ndagenda ntangira gukoresha ibyo bintu. Ibyo bintu bigezemo hagati y'abari ariko kwanza ubwenge ko nubwo bwose nihaye kutabukoresha, ibi bintu ntabwo bishinga. Ndabireka. Ndabireka. Ndavuga reka ndagenda mu musarani wo hanze mbijukunya, navuga ibi bintu ngiye singiye kuba, reka mbivamo. Uwo mupfumu rero, uwo muganga wacu atangira kujya ampamagara. Yampamagaraga saa saba z'ijoro, ntabwo yajyaga ampamagara mbere ya saa sita. Noneho umunsi umwe ampamagara naninywereye ninaniriwe, kwa wundi ugifata agatotsi batangiye kumpamagara. Ndavuga kubera icyo uri kumpamagara izi saha, ntabwo uryama, ntabwo wahamagara ku manywa. Noneho niba abantu b'abaturage batazi no kuvugira kuri telefone, ubwo izo saa saba z'ijoro yabaga ari muri alo umva yewe erega. Ntabwo ariko ni ibiki nishyize. Ndavuga umva nkubwire, amafaranga nakwishyuye ntabwo nyakwishyuza. Noneho umva ukuntu bimeze, I'm done, I'm not interested. Gumana ibintu byawe, ntacyo nkwishyuza, nawe ndeka. Aravuga ngo ho yango ntabwo byakunda. Yanga yigira ibamba, akajya ahora ampamagara. Umunsi umwe ndamutuka koko, ndamubwira nti nta kintu cyane yanje arambwira ngo ubwo se urabona wancika, mbere ngabo bagabo mushaka ngo batagushaka ngo nibo bikora iki. So this statement he made, I was like God, I'm in trouble. Arangije ngo rero ngo ubwo umugabo ngo utagushaka ngo ninde, ngo n'uburyo uzi guteka. Jesus is Lord. Imba hari ikintu niziho nzi guteka, yego sinzi guteka ibintu birenze biriya by'Iburayi n'ibiki, ariko nimba hari ikintu nzi guteka. Yabibwiwe n'iki rero? I don't know. Ngo rero ngabo bagabo ngo batagushaka, ngo umugabo utakwifuza ninde. Ngo ndagushaka. Ndavuga bana ndi mu bibazo, umupfumu arashaka. Noneho nibutse ukuntu asa, nibutse uvugira ubwoba. Ndavuga mu izina rya Yesu, wabona nta n'undi ari kundeba. Ibyo nari mbizi yuko anshika bya bindi bavuga buri ayo majoro. N'impamvu nahisemo kubivamo, buri joro yarashika. Ndavuga si ibi ni ibiki. Ndavuga wapi mbivuyemo. Noneho ndaramuborotse, atangira no kushika bindi birakomera. So that's issue number 1. Hari ikindi kibazo, ntabwo nasinziraga, nararyamaga nkarota abantu bapfuye ba kera, abatante banjye bapfuye kera, nyine b'abantu ba kera ubuzi bapfuye bo muri famiye. Nkagenda narota abantu numva ntazi, ntigeze mbona bapfuye mbere yuko mvuka. Harota nkibona mu marimbi, nkiryama nkahita nibona mu irimbi. Noneho hiyongereho icyo kintu cy'umupfu, haza kuzaho akandi kantu. Urumva mbere ya covid naravuze ndashaka gukizwa 2019. Ni ikihe kintu cyatumye uvuga ngo urashaka? Njye numvaga ibyo nkora byose numvaga ari bibi, kuko buriya reka nkubwire, nta muntu ugiyoberwa ko ibintu ari gukora bidakwiye, ahubwo buri nzira. Njye nari mbizi ko ubwo buzima bw'amayoga, ubwo buzima bwo kugenda mu bagabo, ubwo buzima bw'ibiyobyabwenge atari ibintu byiza. Nk'uko umuntu wari warabyaye, numvaga nk'umwana wanjye bizaba bivuga se mana yanjye umwana noneho
nkumva azabifata gute nkumva mama mbuze igisubizo, nkumva muziki hari umunsi twari turi kumwe mu minsi ya Noheli n'ubunani, ndagenda nagiye ari nimugoroba ntaha ari nka saa natashye nka saa 5 z'amanywa gutyo, nsanga bari kumwe na mukuru wanjye noneho umwana wanjye araseka ngo yewe none ndavuga reka mbaherekeze mbageze kuri tagisi, ngo mama ngo ngiryamire ngumva ngo avugana na mukecuru kuri telefone, amwita mama ngo sha mama ngo mama yasinze. nubwo nari nasinze koko nari naraye Kigali Convention nari nasinze hamagara mama wawe ati nari nasinze ku rwego inkweto nari nagiye nambaye sinari nzi aho nazitaye gusa ari no kubiseka yarabisetse ngo shamba ngo mama yasinze ngo hari ahantu twari bujyane ngo turabona turi bwiza kandi yari umwana w'imyaka ingahe 4 ndaje ndavuga ndakanuta ndavuga ibi bintu rero ndimo ntago ari byiza, ni ukuvuga ngo nari mbizi ko ubwo buzima atari bwiza, ubwo ngerageza gukizwa rero nakijwe nk'amezi nk'atatu birananira ndongera ndagura noneho nguye yo byabaye bibi wa mugani umenya bavuga ya madayimoni yo wirukanye rimwe azana n'andi 7 yarushuwe, noneho nabaye nka dayimoni yambaye umubiri bibi rero rangira gufata ibiyobyabwenge by'ubundi bwoko mu buzima bw'ubuzima gusinzira kurabura neza, ndavuga mana reka ngerageze nibuse nzabigenza dore nagerageje gukizwa biranga, ariko impamvu gukizwa byanze narakijijwe ariko nkomeza kugendana n'ababa, ni ukuvuga ngo nabaga ndi kwiriza bo bari kunywera amayoga iruhande rwanjye nkaba niyirije ariko nimugoroba ngo basi ngo tujye kurya ngo ni baga nta kibazo tugende ni baga wowe witahire ntunywe inzoga, bikarangira banyungoje nkaba ndaguye. Ubwo ndavuga mana nagerageje gukizwa ndabona noneho njyewe mu mbaraga zanjye ntabwo nabishobora, mbonye ko gukizwa atari ibyaha. Mbere yaho nari naranamaraje ndavuga mana njyewe ndi umwana wo kurimbuka, ntabwo najya kukugora ngira icyo ngusaba, igirira neza bari abasenga. Njye nari naramara numvaga nta hantu nahurira n'Imana, ubwo rero ukuntu muri Katolike bigisha ngo ubwami nuko biba muri Bibiliya, ubwami bw'Imana ngo kwinjira mu bwami bw'Imana biragoye, ngo ni nk'ingamiya ngo kunyura mu mwenge w'urushinge, n'ibyo navuga aravuga icyo kizami ntabwo nagishobora n'Imana yari ibizi. Njye numvaga ijuru ibyo ntabwo bibaho, numvaga ari siyasa z'abarokore, ariko nari mbizi ko Imana inkunda kuko buri gihe najyaga mpura n'abahanuzi bakande nkabona arampanuriye. Noneho ikindi kintu cyaneraga ubwoba abantu bose bampanuriraga bambwira Imana ikurinze ngo gucika amaguru, Imana ikurinze gupfa bakabura umurambo wawe, Imana ikurinze. Noneho sinabyumvaga ibyo bintu nabisobanukiwe maze gukiza. Noneho navuga ariko siyo Mana yanyu buri gihe babwira ibintu bibi kuri jyewe, inkiza ibintu bibi, nta kintu cyiza yambwira. Ariko ahari Imana yahoraga ireba ubwo buzima nabaga bwari dangerous, kuko hari nk'igihe najyaga nko mu gihugu runaka nkajya nka Nairobi, njyewe nko kureba abantu ntazi ni tuziranye gusa kuri telefone, kandi nkagenda mvuganye kuri telefone kandi nkagenda nta wundi muntu ubizi, nkagenda nkabona ndagarutse kubw'ubuntu bw'Imana gusa, nkagenda ariko nkabona ndagarutse. Rero nyuma nibwo nashubije amaso inyuma ndavuga ko ari Imana yandinda, bya bintu bampanurira gusa ko kwabaga ari ukuri. Nuko ndavuga Mana mfasha nkizwe rero, nagerageje gukizwa biranga. Ubwo muri covid abantu babaga bari mu rugo, muri covid ya mbere ya 2020 nari mvuye mu kamisiyo muri Congo, ubu nari mfite amafaranga ako kamisiyo byari byagenze ne akabisiyo kari kagenze neza dufite amafaranga. Ubwo muri covid nabwo nabaga mfite nari mparaye Primus, nabaga nararyaga neza nkarenzaho ibipirimusi byanjye nkisindira rwose. Njyewe ubuzima bwa covid bwari bwiza, nkirebera filime ubuzima bugenda neza, ariko ijyanye n'igihe cyo kuryama nkishyira umusaya hasi sinsinziye, ndavuga Mana ndabizi neza ko nkeneye agakiza.
ubwo isengesho ryanjye ryari rimwe gusa, naba nasinze naba ntasinze, ngo Mana ndagushimira ko wandinze umbabarira ibyaha byanjye uzampa agakiza, kuko nabibonaga ko noneho ikintu nkeneye ari agakiza. Nubwo ntarinzi ngo agakiza nicyo, ariko numvaga ari n'iryo sengesho nasengaga mu mutima wanjye ntarivuga. Ubwo covid irangiye ndavuga covid guma mu rugo nirangira nzahita njya mu rusengero, kuko tormenting yari nyinshi, kubura amahoro byari bigeze ku rwego noneho n'imbeba n'ibinyenzi biza bikambuza amahoro. Nagerageza no gusinzira ikinyenzi kikaza kikanduma, nagerageza gufunga amaso injangwe zikarira nka kuriya abana barira. Nkavuga ubu buzima ntabwo nzabushobora, nkeneye agakiza. Ubwo izo njangwe zanteshaga umutwe ku buryo nanga no kuziha attention, bikajya ikubita amajanja ku kirahuri ku idirishya ndyamyeho. Wajya kubitekereza ugatekereza ukumva yuko agakiza niko konyine kanshoboza, kuko ibyo bintu nabazaga abo bantu tugendana bakavuga ngo ubwo ni hora movie uba warebye zikugaruka. Avuga mu mutima sinkaruka no kureba hora movie, kubera icyo bamwe ngibyo bintu uri kutubwira ni filime. Avuga ntabwo ari filime, ibi bintu bimbaho. Mbura igisubizo, mbura n'umwe wansubiza, ndavuga ndabigenza nte? Ubwo biguma gutyo biguma gutyo. Ubwo noneho guma mu rugo ya mbere yarangiye, aho kujya muri rwa rusengero nk'ukuntu nabyibwiraga, nari mfite appointment flight here and there. Ebana ndi busy, naragiye mba busy hamwe urabyibagirwa bya bindi by'agakiza wavuga. Nabyo byo kuvuga ngo nzaye gusenga narabyibagiye, nagiye mba busy, amafaranga araboneka, appointment nkava muri imwe nsimbukira mu yindi. Muki iza appointment umuntu aba yumva, uba wumva aribwo nyine sinzi, uba warabigize lifestyle. Nk'uko nk'umuntu ukora imisatsi cyangwa inzara, iyo abonye umukiriya aba yumva anezerewe. Nayo uravuga ndewana ngiye kuyakorera rwose, you are excited nk'umuntu nyine career iri gutera imbere. ukabifata nyine nka career, ukishima ko ugiye kubona amafaranga. Unfortunately ayo mafaranga uko yabona ntabwo umenya aho yagiye, ntabwo umenya araza ukahita ubona araza, ntabwo namenyaga aho yagiye. Ushobora kuba mfite nka miliyoni zino joro mu gitondo, nimugoroba nkabona mfite nk'ibihumbi 30. Tugatekereza ariya mafaranga ajyaje bigenda bite? ubwo bamunezera amafaranga yazanye nkiyabona gutya, ugahita ugenda nkahita ntangira kugira agahinda, nkahita nigira nifatira ibiyobyabwenge ngo ndebe ko njya haye nsinzira. Ariko ngeze kuri iyo level noneho n'ibyo biyobyabwenge narabifataga sinsinzira. Nashoboraga kunywa nk'igicupa cya whisky nkakimara, urabona ziriya za black label, ntabwo nanywaga tuno tuyoga tw'abakobwa ngo tuwayine, ntabwo biriya bintu bikomeye. Nkakubita igicupa cya whisky ariko nkakimara numva nkiri soba, ahubwo n'abantu turi kumwe banywaga Heineken akaba ari jya ubacyura. Nkavuga se none ni ibiki, nkafata n'urumogi ngo ndebe ko nisinzirira, bikanga bikananira. Bwa mbere rero nkaba mfite control, nk'ubwo nkaba ndi kureba no kurusha abantu bari soba. Ndavuga ibi bintu birakaze rero. Ubwo ndakomeza mba bize gusenga, nasezeranyije umutima wanjye ko nzajyayo, biburira umwanya. Bwa mbere rero ujya kuvuga ngo noneho ubu ngubu ufashe umwanzuro, ni ikihe kintu cyari cyabaye kugira ngo njya kuvuga ngo ufashe umwanzuro? Hari 2020 New Year Eve, tuva muri 20 tujya na 21. Hari umushuti wanjye ni umuririmbyi w'umukongomani, yari umushuti twari tuziranye, ni umwe one of my clients back then. Arambwira ati dufite celebration, New Year celebration, hari party, let's go and crash it. Okay, nta kibazo, bookinga genda hari ahantu hamwe mu Rwanda, so I don't want to mention names. Ndagenda urumva hariho amabwiriza yaguma mu rugo yo kugera mu rugo saa moya. Ndagenda nageze ari nka saa 8 gutya. Ngeze rero mbona ninjye mukobwa wenyine hari usibye abaseriveri. Ndavuga buri abandi bari buze haracyari kare, twakomeza turanywa
ko ntegereza abandi sindi kubabona turabyina nawe abyina nijye mukobwa yenyine uhari bari nk'abagabo 10 kuri iyo table bakajya basprayinga cash on me and those cash was my ayo mafaranga yabaga ari ayanjye agenjoyinga nabaga anyway abakobwa ntibashaka baze n'ubundi I'm making it n'ubundi nabishoboye umva ndanezerwa turanyweye wana ibindi dukora ibyaha pe so ubwo noneho biza kugera hahandi barasa umwaka urabona iyo barasa umwaka abantu bari mu rusengero batera za haleluya bagasenga bakinjira mu wundi mwaka n'amajambo y'Imana twebwe nyine nk'abantu turi mu isi we did what we know, we screamed, we are jumping, dancing those noneho aho hantu twari turi yari night club ariko na nyirayo twari turi kumwe noneho yari anniversaire ku ya mbere yari anniversaire y'uwo muntu noneho uwo muririmbyi uwo muntu twari turi kumwe uwo muririmbyi twari twajyanye twararaga twari mu cyumba kimwe of course ahantu habaga amahoteli ubwo club yari hano n'amahoteli yari hano turi mu cyumba kimwe baramwira where is so and so byane mubwira aze turirimbire nyiri hano hantu na anniversaire yiwe umuntu turi mu cyumba kimwe it's also my room naragiye njya kumureba nk'umuntu ntabwo nigeze nkomanga ni icyumba cyane narasohotse ninjiye wow yari yajimije amatara asanzwe yacanye kabushi kamwe hano akandi hano hagati harimo akantu ntazi ubwoko bwako kari gucumba umwotsi ndi hayi nyine rumva ndaje ngo we are looking for you everywhere you are here ibisa n'ibitwajimije amatara I'm praying I was like shocked ndaseka ndavuga you are praying to which God ndavuga ibyaha byose wakoze kuva aho twagera twasambanye twanyweye urumogi twanyweye ibiki uri gusenga which kind of God is that atamwira ngo Imana y'urumuri Dieu de lumière uri gusenga Imana y'urumuri wajimije amatara your God is weird ndikomeye ndagenda nija muri bathroom ndavuga anyway they are looking for you let's go yari umukongomani ubwo ngubwo turasohoka ngo tugiye kwinjira muri club ahita ambwira ngo you know what ibyo wabonye nutabivuga you are safe ariko nubivuga ntuzandenganye ku buzima bwawe no gusina cyangwa I'm not a snitch man you know me ariko ako kantu kanja mu mutima ndavuga kubera iki yagombye kuza kumpa woni nyine numva mbuza amahoro dusubiramo imbere turakomeza turaririmba ariko I was never the same. I was thinking, I was like, what is happening? What? Like, for real? No, ntangira kugarura ubwenge ndavuga abagabo 10. Nobody has issue that I am the only girl here. Everyone is celebrating me that I am here. I'm dancing with this one, jumping to this one. Kabitekereza ariko nkanga kubereka yuko mpangayitse. Nkongera ngaseka nkagira bigeraho tujya kuryama mu masaa 8 saa 9 tugiye kuryama arambwira ati none nambwira ndananiwe reka nsinzire nanasinze turabikora n'icura n'inkanguka mu gitondo ngo ya nambwira ariko se ntago byumva kubera turumva n'umuntu twari dusanzwe tubikora actually I had no issue to do it again because I have been doing it ariko somehow umutima numvaga nyine nshaka kwiryamira nabwo yerekana iryamire ndambikoresha ashaka kumfosa ntabwo ufite ikihe kibazo ntabwo wari ukiri gutekereza kuri bya bindi numvaga gusa nshaka kwiryamira numvaga nasinze naniwe ibintu byose nari nanyweye uwo munsi reka ndyame ninkanguka we can do it naramwira ngo no it must happen tonight nibuka ko mbere yuko zo saa 6 zigera nko mu saa 5 he took me aside and we did it now he want to do it it must happen tonight mitaranje ubwonko bwanjye bwahize busimbuka bujya kuri ya mafilime y'aba Nigeria andi ngo batanga ibitambo ngo bakabaha condition ngo ugomba
ndavuga rero kondisiyo yiwe buno ni ukuryamana nanjye mbere ya saa sita z'ijoro tukongera tukaryamana nyuma ya saa sita z'ijoro kuko namubonye ari gusenga ibyo bintu byiwe saa sita z'ijoro ndavuga namwe no happen noneho tujya mu mbaraga turarwara hari imyenda yose yaraciye yayikuyemo icitse nta nubwo yayikuyemo mu buryo buri diseti sinakubwira aho yayishyize yacitse ngeraho nsigara nambaye ubusa ariko ndavuga sha umutima wanjye wahise ujya ku mwana ndavuga nimba bifite aho bihuriye no kuryamana nanjye bifite aho bihuriye n'inda yanjye ubwo n'ikinkomokaho cyose cyaba kiri mu bibazo ndavuga it's better I die ariko umwana wanjye ari amahoro ndavuga nti urabizi unless you kill me you will not do it tereka ntunyica ariko ntabiri bubi nese nta bwoba wari ufite nyine aho ngaho sinzi ahantu nakwiye gushira amanga ndavuga nti wenda urabikora n'umurambo wanjye hano noneho urabikora n'umurambo wanjye ntabwo ndi bubyemere ko hararwanya agera hararakara yarateruye ayingeza nk'aha murabona ibiro mfite ajugunya hariya arimo arakubise umutwe ku gitanda mbonye inyenyeri mbona sindi kubona neza ndavuga uzi ko umuntu ari bunyice ndavuga rero ubu ngiye kwirwana ubwo nta mpuhwe mfitiye umwe arica undi seyida anyice cyangwa mwice ubu inkweto nari nambaye zari high heels zimwe zifite ibi platform birebire koko kimeze nk'inyundo zari ziri hafi aho ndaruterura rero mukubise ku mutwe ajya kwiyamira avuga ndavuga nasimbukiye ku rugi nsanga urufunguzo yakuyemo nakubise urugi mvuze induru nyikubita urugi rwafungutse ruturutse inyuma urugi rufungutse rwarifunguye se ruturutse inyuma abantu bararufunguye bari bari kubyumva uku nguku umeze imyenda yose nta na kimwe kirimo uko navutse even underwear yari yayiciye nta kintu na kimwe nambaye uko umuntu yavutse amabere hariya byose ibyo ntabyo nitayeho at this point ibyo ntabyo nta nubwo namenye ko nambaye ubusa nasimbukiye hanze ba bagabo bose uko ari 10 bahagaze ahangaha nibo bafunguye so why bamye banyumva tugundagurana ntaka ariko baranyihorera bafunguye urumva impamvu nasakuje hari muri guma mu rugo ndavuga abapolisi n'abasirikare bari mu muhanda urusaku ruragenda mu ijoro reka nsakuze icyo nzi cyo bari bunyumvire ni byiza ko narara mu maboko ya leta aho kugira ngo ndarepfuye niyo mpamvu navugije induru bahita bafungura we kuri gusakuza n'ibiki you want to get us into trouble ndavuga mumfungurire ngende uko nakambaye ubusa mumfungurire ngende uje hese ndashaka kugenda can't stay here ndasakuza namwe mureke ngende baba ntaho ujya I can't die. I can't be used for a sacrifice. Nobody in my family was used for a sacrifice. The devil is a liar. Devil, you lie. I was calling that man a devil. The devil, you lie. Nobody in my bloodline was used for a sacrifice. I don't know where the confession came from. Na gonza kwatura byavuye. Gusa narasakuje I don't want to die. Ukuntu uri kubivuga nyine uri kubivuga nk'umuntu wari umenyereye gusenga. Wapi ibyo biro numvaga inspiration yanjye ari Nigerian movies. Ndasakuze ndavuga it will not work. It will not work for you. You can never use me for sacrifice in the name of Jesus. Iryo joro nahindutse umunyamasengesho mu buryo nanjye ntazi urabona ndi seri uravuga basi ijya kuryama mu kindi cyuma ndavuga nabizera musanzemo umenya muri n'amadayimoni noneho ubwo ngubwo nababwiye ibimbayeho ikintu cyambabaje bose uravuga ubwo ngubwo waryamye urabirota noneho ijisho ryageraga ahangaha bankubise ku gitanda hageraga ahangaha ndavuga naryamye ndabirota ubu ngubu ijisho ryanjye ryimennye bakakumvisha banyumvisha uburyo ari inzozi nkabereka urabona ndi inzobe iyo umuntu agize ukiranye amaraso agenda yipfundika ndabereka ahantu hose ku ijosi yewe ndavuga bino bangira umusazi ngo nabirose ndavuga noneho mufungure ngende uranga gufungura
nanjye nanga gusubiramo imbere nicara hanze aho mu kibuga buracya bukeye bwakeye noneho njya naryama navuga none ubu ngubu bya bintu byawe ntibigikoze ahubwo biza kujya gutyo ngaruka i Kigali ngarutse i Kigali rero za nzozi mbi. wari uri he icyo gihe? Twari twagiye mu mujyi umwe so ubwo ngubwo ndaza ngera mu rugo nyine ndareka ubuzima bimera nabi noneho kwa kubura ibitotsi bindi siza nzozi mbi siza ya mapusi imbeba zarakegetaga nkumva ziri gukegeta mu gutwi kwanjye ibintu bikaniga umwuka ugahera nkumva nakangukaga mu mutima wanjye nkibwira Yesu ngapaka nkangutse nkumva ubwo numvaga ngiye gupfa naryamaga nkumva ngiye gupfa sinangisinze ntangira kujyayo najya kurara ahandi hantu hatari mu rugo ngo ndebe ko sinzira nabwo bikamera uko nakumanywa noneho nagerageza kuryama bikamumva ngo sinashobora gusinzira iminota iri hejuru y'itanu bitaraba ndavuga ndabigenza gute nshaka ubufasha bantu nababaza ati nihora muvi ndabiranga ubu hari umugabo w'umu-Nigeria twari tuziranye yigeze gushaka kumbwiriza ndamubwira if you are going to talk about Jesus forget about it. wowe wibuka igihe utangira noneho urugendo rw'agakiza wowe wibuka uko byagenze? Nibyo ngiye kukubwira ubwo ndangije ndamubwira ntuzabwire ibintu bya Yesu ntacyo twibera inshuti tuba inshuti tukajya tuganira politike ibitabo buriya nkunda gusoma ibitabo nawe yakundaga gusoma ibitabo tukaganira ibitabo ibintu nk'ibyo ngibyo aho ndavuga nti niwe muntu mbona uri intellectuel tuzi ari intellectuel by the way yari yize amashuri menshi bayafite nka PhD nka zingahe nk'ebyiri ndangije ndamubwira rero hari ikibazo musobanura uko ibintu bimeze arangije ambwira ngo ibyo bintu byitwa demonic attacks ati aransobanurira ati rero abadayimoni ukuntu bakora bajya mu bitekerezo byawe bakabyefuruwansa bagatuma ukora ibintu udashaka gukora ubundi bakagucira urubanza ukaba wakibabaza kuko icyo gihe numvaga ashaka no gupfa nashoboraga kwambuka umuhanda ntanarebye ngo ndebe ko imodoka yangonga ariko bikanga iranga ndavuga ni okay nsobanurira yansobanurira arambwira ati rero uburyo ubirwanya ayo magambo bikubwira aba ari mabi of course wowe ubisubiza n'amagambo meza bivuga ngo ntacyo ugejejeho ntacyo uzigezaho you are a failure wowe ujye ubibwira ko uri uw'agaciro ndavuga rero ntabwo nzi amagambo meza ati I got you nzajya nguha amagambo meza ubwo buri munsi yanyoherezaga amagambo meza yo kwibwira I am this and this I am this and this ubwo ngubwo nakumva bya bitekerezo bizi nakumva mbuze ibitotsi zanzo zindi zaza nkabivuga nkavuga umva ayo magambo amwe namwe ndayafashe mu mutwe nkayasubiramo arangije arambwira ati uzi ko amagambo nguha hari igitabo nyakuramo cyitwa gutya Rhapsody of Reality kiri na translated mu Kinyarwanda cyitwa urusobe rw'ibiriho abatangiye kunyohereza icyo gitabo ni daily devotion ya buri munsi ndasoma nyuma ati uzi yuko abantu bakora icyo gitabo bafite urusengero i Kigali wagiyeyo wari waratinze kumbwira ndongera akarengera ubwo icyo gihe naroze ndambara mbwira umutaximen wanjye ndambwira ku cyumweru saa 7 yarambwiye amateraniro y'Ikinyarwanda aba saa 8 ariko njye numvaga ashaka kugerayo on time ku cyumweru saa 7 mbwira umutaximen mfite appointment z'intwari urumva umuntu wari umenye aza aho yantwaraga none ansiga ngeze ahantu mabuja hano ugiye ndamwenge mu rusengero abantu b'abapasiteri bafite ibibazo ubwo ugiye noneho no mu rusengero abantu b'abapasiteri bafite ibibazo ndavuga ndamwihorera kuko nibabariye mu mutima nta muntu wari uzi agahinda kanjye ndagendera mu rusengero nkajya mbona abantu bose ni beza buriya umaze igihe mu byaha ntubona n'abantu beza buriya abantu bo mu byaha wa muntu we basa nabi nkabona abaririmbyi nkabona ni beza ubwo nyinjije kuva ku muntu wo kuri gate banyakiriye neza nari ninaganitse mu mahayezi niyambariye akajipo kagera ahangaha rwose niwo mwenda nagiraga ubwo ngubwo nari nagerageje mu myenda afite ugaragara neza ndagenda bose banyakira neza guhera kuri uwo muntu uyobora amamodoka kugera kuri protocol nkabona bose ni beza nicara mu rusengero sinzahana amarira yavuye nararize nyine
ntumbaze ngo babwirije hehe, ntumbaze ngo byageze gute, icyo nzi cyo nkicara nararize ko amarira yamye manuka kugeza amateraniro arangiye. Sinamenye igihe amateraniro arangiriye, kwakira abashyitsi ndakomeza ndarira, ibintu byose ndakomeza ndarira. Umenya buriya bari baje hasi cya mukobwa afite ikihe kibazo, ubu ko nakarize uwo urumva barabizi barabimenya ko umuntu ari mushyashya. Mwira twakire mu bantu bashyashya ndagenda, witwa nde? Najya kuvuga izina ikiniga nahata. Uwo mukecuru ndabika rwose ndamuzi, ni umushuti wanjye. Arambwira ati none urabizi se, iri komeza urire. Yicaraho ndarira, kuvuga izina ryanjye birananira biranga. Ubwo noneho bimuyobeye arabaza bazi utahaye mu Kiyovu, abampaye umukristo utaha mu Kiyovu ati yari Sister Claire rwose Imana iguhe umugisha, yagiye muri Amerika. Arantwara tugera ruguru yo mu rugo, aratangira noneho abona yuko ntari bumbuze kurira, atangira kumbwira ati ndabizi satani yagutera kuguhangayika ariko reka nkubwire icyo ari cyo cyose, ubu ngubu anyatuza agakiza, banyatuje agakiza, ubu ngubu uri umwana w'Imana, ibyo byose byari biguhangayitse byashize, uri icyaremwe gishya, iyo byose byagutera agahinda byashize, ubu ufite izina rya Yesu, reka nkubwire nibyongera kukubuza amahoro. Byageze aho ndanaceceka ntangira kumubwira noneho story yanjye. Twamaranye amasaha yatashye nka 3 z'ijoro. Mwavanye ku rusengero twavanye ku rusengero nka 10 n'iminota. Noneho tuparika ruguru yo mu rugo, yahatashye nka 3 z'ijoro. Arambwira ati bikize uvuga uti mu izina rya Yesu, ubu ndi umwana w'Imana, ntacyo satani amfiteho. Ndavuga okay, ama briefing y'uko ndi bubigenze. Ati niba utazi no gusenga wowe uhamagara Yesu gusa. Ndavuga sawa, ndagiye ndaryamye iryo joro, biraza ndasenga birashira, mera nk'uryamaho gatoya. Undi mugoroba wakurikiyeho hari kuwa mbere, nararyamye biraza noneho mbona bije nko kunyica hari noneho. Ndavuga rya zina rya Yesu reka nze ndishyire mu bikorwa. Nabyutse ndavuga ariko sinzi gusenga neza, reka bambwiye mpamagare Yesu gusa. Hari ibintu byose ndandika, ataje narandyutse saa 7:09 neka senge, ndasenga ndatangira nahamagara Yesu, namuhamagaraga nk'umuntu ndi kureba mubwira ngo azantabare, ndamuhamagara kuko mbona ndi no kumubona n'amaso yanjye, kandi ubundi nabonaga ndi mu cyumba cyanjye. Ubundi ibyo bintu byarazaga nkasoma, sinanakuye Bibiliya nkasoma Zaburi zose ko ari 150 ngo ndebe ko sinzira bikanga. Iryo joro rero nabuze sindi busome Zaburi, sindi bugire, narabyutse ndamuhamagara sinzi ahantu amagambo yavuye. Iryo joro icyo bita deliverance narayikoreye, sinzi ahantu gusenga byavuye, narasenze numva navuye muri uyu mubiri, mbona nagiye nkajya isi nkajya nyibona ingana nk'agakiza nk'urushinge, mbona navuye muri iyi si, mbona sindi muri iyi si. Ariko noneho ubundi nabwo navaga mu isi nkibona muri ayo marimbi n'ibiki, noneho nkabona ahantu ndi ni heza, nkabona hari umucyo. Ndavuga buriya hano niho Imana iba. Ndavuga ubwo ari Imana iba mu mutima, ariko nibwiraga reka nsaba Imana ikintu kimwe. Ndavuga Mana, ndabona ahantu nzanye nezerewe, ndumva hano hantu hari amahoro, ndumva hano hantu ndumva ubuzima bwanjye bwahindutse, ndabona bikeye, ndabona narokotse. Noneho reka ngusaba ikintu kimwe, nubona ngiye gusubira muri bwa buzima nabagamo, unyica, uzahita untwara, kubera ko ikintu ndi ku experience ubu nona sinzi uburyo nagisobanura, kiraryoshye ku buryo numva ntakongera. I can't afford to lose it. If you see that I'm going to fail, I'm going to fall back, take me for good. Warasenze iryo joro umunezero utangira kumva cyane. Nabonye ibyo bintu byose byanigaga, ibyo binyamaswa byazaga, nkabona biri gutwara umutima wanjye, nkabona bya bintu by'amarimbi b'abantu bapfuye byose. Mbona haje umugabo, umva ryari yarekwa rirerire, haje umugabo arakubise wanarangwaniriye, arahankwe rongera, mbona ndabisize, mbona ndahantu hakeye. Ariko nabwiye Imana nubona nyine ngiye gutsindwa uzantware. Ni nacyo kintu hari kinkomeza no kugeza iyi saha. Icyo gihe ndabyibuka navuye muri iyo rem
naranditse mbona nagarutse saa 11:40 hafi saa 12 bwake nandika everything that happened ndabyandika mbaza abaturanyi twari duturanye basenga mbabwira ibintu byambaye baravuga baranseka yirumva bo bari banzi aravuga ati nyamara kandi uwo munsi umwe noneho tuzanabyuka dusanga wapfuye Akase noneho bano bantu anyway numva nta gisubizo bampaye nisura kuri wa muntu dusenga wansengeye ubwo mu mama aranyigisha inyigisho zibanze ndiga we wana ntangira kwihiriza birakunda bundi kwihiriza jewe wabyumvaga wumvaga ari batangazo ntabwo byashoboraga kundi icyo gihe nariyirije birakunda ami bitabo byo gusoma byitwa Now That You Are Born Again, Good Morning Holy Spirit ndabisoma byose mu munsi umwe ibiri mu cyumweru rero ndagije nk'ibitabo nka bine byagakiza byiki ndavuga this life is so sweet. I can't afford to lose it. No muri icyo gitabo kimwe cyitwa Now That You Are Born Again harimo ahantu cyanditswe n'umushumba witwa Pastor Chris Oyakhilome. Harimo ahantu avuga ngo nk'icyaremwe gishya ugomba kwitandukanya na old companionship. No kuko ahantu muri bavuga ngo bad companion corrupts. Abantu kugendana n'abantu babi byangiza ingeso nziza. Ndavuga sawa telefone nahise nyikuraho ndabura mburirwa irengero abantu bose barambura it's okay numvaga nta kintu na kimwe kigifite agaciro WhatsApp byose nkuraho nigumiraho ngaho nashyiragaho telefone ngiye guhamagara wa munyamasengesho wanjye ntago yari umunyamasengesho wanjye abantu batabyumva nabi wa muntu twasenganaga tugiye gusenga cyangwa dufite kwiga kubera yaranyigishaga yahise aba umwarimu wanjye w'inyigisho zibanze twari tunaturanye rimwe na rimwe hari n'igihe nazamukaga n'amaguru nkahita ngera iwiwe nkiga telefone yanjye yavuyeho nk'amezi 4 noneho ndavuga numva ko maze kumenya uwo ndiwe numva ko noneho ubu ngubu nasubira ku murongo ntawe uzampindura ahubwo n'ibyo uzabahindura nibwo nasubijeho telefone noneho mbona nta nshuti ngira ndavuga rwose mana nzabaho nigendana nzabaho njyenyine mbona nabyo biragoye ndavuga nta kibazo mfite mwuka wera kuko icyo gihe nimba ikintu nanone biriya buzima bwo kugira kuba tormented n'imyuka mibi cyanyigishije uko isi y'umwuka ikora nawe uko isi y'umwuka ikorana cyane n'ijwi nuko tuvuga na meditation buriya ibyo utekereza cyane it has to do with your realm of the spirit noneho ijwi urekura icyo uvuze ijambo uvuze that's what the realm of the spirit hears. Isi y'umwuka ntabwo yumva ibitekerezo byawe ahubwo yumva icyo uvuze n'akanwa kawe now ndavuga ngiye gutegeka umva I so enjoyed that moment ntangira kujya ntegeka ibintu byose za myuka mibi byose bya bintu byose mbyikuraho nabyipakuruyeho neza nsigara noneho njya gusenga buri nahuraga n'umukozi w'Imana no mu nzira agatangira kuvuga amasezerano y'Imana mbega ubuzima buryoshye noneho ntangira gusengera inshuti navuga rero Mana nkeneye umuntu tuzaterana imbaraga niba inshuti mbi zingusha nazikuyeho sinshaka no kongera kumenya ko mbaho it's okay niba shaka uzagira ngo narapfuye niyo nababwiraga ngo nakijijwe no mu gipangu nahoze nakijijwe baravuga ati ugiye gupfa kubera ukuntu tukuzi ntago wakizwa noneho ayo mezi yose babonye impinduka kuko urumva ngiye narasindaga nkacuranga nka saa 9 z'ijoro bakajya bumva za California love zandire bugero ibyo bintu n'ibirayi by'hip hop n'ibiki noneho bakajya bumva za Israel mbonye ku migezi y'Ibabuloni bakumva uko imisozi gose ya Yerusalemu mara yarakijijwe noneho babona nagiraga amahana nta muntu wajyaga mvugiramo babona ya aggressive character barananyofendinga nkabihorera nyine babona koko narahindutse byanyabyo byo guhinduka babona n'imyenda yose naratwitse byose ntabyo ngishaka ntangira kugura bundi bushinguti yabona nkubisamo rumbi icyo gihe n'umusatsi rese nkogosha nkubitaho ordinary ndavuga this is the new beginning
okay ntabwo mvuga ngo abantu bose nibakizwa bogosha ariko njye numvaga aricyo kintu cyonyine kimufashe gukonsantara numvaga ntagishaka ikintu cyankuru numvaga maramaje ntabwo ari ukuvuga ngo mu rusengero rwanjye aho nsengera bategeka abantu kogosha oya njyewe ni ku giti cyanjye naribwiye ndashaka ku itangiriro rishya kandi koko Imana yararimpaye muri uwo munezero wose nari mfite byose nakuyeho byose nshyira hasi sinigeze nitanga uko nta kazi ngera nzabaho gute numvise mu buryo ntazi numvise nizeye ko Imana izabikora kandi Imana yarabikoze sinigeze nsabiriza sinigeze mburara sinigeze sohorwa mu nzu wabonye Imana yarabikoze sinigeze nambara ubusa narasengaga nkavuga Mana you know I love looking good so ntabwo nzambara njyewe ngutiya ngo njye gusiga nkahita senga nkimagina ibika hari umwenda hari outfit mfite nkunda iyo ngiye nk'ahantu muri h'ingenzi cyane nkunda kuyambara uwo mwenda ufite history narasenze ndi gusaba Imana imyenda ndahumiriza nimagina iyo outfit Numvije yambwiye genda ujye kujya mu mujyi ku mudesigner nawe ndashaka iyi outfit imeze gutya nawe yarampima nta mafaranga mfite ndabwira doda kuwa kabiri nzaguha amafaranga kuwa kane nzaguha amafaranga nari nyafite wapi wewe wabikoze mu kwizera gusa nari ifite cyangwa wabigenje gute mu kwizera nditahira sinamuhaye kuwa kane nzakohereza amafaranga iyo myenda uyime uko nzayambara ku cyumweru wa kabiri ndasenga maze gusenga ndiryamira njyanye gutya nsinzi ukuntu narebye kuri WhatsApp mbona wa muntu wambwirije yamwe ngo uyu munsi nari nsenga ngo gutekerezaho ngo nibaza ko byabi kuko yarazi lifestyle yanjye yarazi ukuntu mbayeho ngo nibaza uko waba ubaye uwo muntu aba mu Bwongereza harayo ngo rero ngo nakohereje amafaranga muri cyo kuri Western Union narasimbukiye hariya mu mujyi kuri Western Union mbikuzwa £2 ndavuga wow God ndagutinya uravuga ukanakora nagiye bitanishira uwo muntu ngura n'inkweto n'isakoshi ndataha Imana yanyambitse nuko Imana yanyambikaga urusengero rwanjye baza kurwimurira i Kanombe muri covid narabyukaga nta n'igiceri mushuti wanjye wowe wampaga lift yari yaragiye muri Amerika nkabyuka nkayambara neza high heels nkahagarara ku cyapa kuva mu Kiyovu i Kanombe nkahagarara pe nkabona imodoka iraje ndi ku Kanombe igahita intwara nkagera ku rusengero guva mu rusengero nabwo nuko natahaga n'amateraniro najyaga nsiba bangiye muri korari nagize umunezero udasanzwe ku rwego najyaga nibwira ngo inkunda inyama buriya ku buryo iyo maze nk'umunsi ntararya akantu gakomoka ku itungo uba wumva utameze neza numva ntameze neza none icyo gihe naryaga ibishyimbo sinibuke ko nariye ibishyimbo nkarya dodo sinibuke ko nariye dodo simpangayike ubwo nari mu mutwe wanjye hari arapfuye umunebwe by the way ntabwo nkunda ibintu bingora naramesaga umva nkakoropa inzu nkagira sinibuke nuko lifestyle yanjye yari imeze nubwo babandi twagendanaga bavuga wasaze agiye gupfa afite depression bimeze gute ariko nkababwira ntabwo muzi ibyo nacagamo ntibanyizere bakavuga ubwo ngubwo ugiye kugusha abantu bo mu rusengero ubwo abagabo bo mu isi wabahaza ugiye gushaka mu rusengero ndavuga njye ndi seri bavuga bana ubwo bakijijwe natwe tuzakizwa ubwo bakijijwe natwe tuzakizwa nsenga Imana ndavuga ndashaka izindi nshuti n'indore nyuma yo kukijijwe rero ni ikihe kintu cyahindutse kuri wowe nyuma ibintu byose nta kintu na kimwe kuri njyewe kitahindutse nta kintu na kimwe kuri njyewe kitahindutse kubera yuko sinzi ukuntu nabikubwira roho y'umuntu nigenga imikorere yiwe roho yanjye yari ihumanye roho yanjye yari mu mwijima ibintu byose nabihoraga buhumyi nta kintu akenshi natekerezagaho ariko maze gukizwa bya byiringiro nari narabuze numvise bibaye restored numvise bwa buzima nahoraga nifuza avuga I want this even if I don't have it now I can work towards it I can make it happen nongeye kwigirira icyizere nongera kwigirira agaciro nongera kubona ibyiringiro by'ubuzima nongera kwicara hasi ndatekereza avuga this is what I want this is how I can achieve it ntangira no gushyira ubwenge ku murongo
ntangira gukora nk'umuntu ufite plan, ntangira kuvuga oya ibintu ntashaka, ibintu numva bitajyanye n'imitekerereze yanjye. I firmly said no. Ni ikihe kintu rero wabwira umuntu udukurikiranye ariko mu by'ukuri ukiri muri bwa buzima butari bwiza, bwa buzima butarimo amahoro? Ni ikihe kintu wamubwira kumenya Kristo? Ikintu nabwira umuntu udukurikiranye uri muri bwa buzima butarimo amahoro ariko yifuza kumenya, hari n'igihe nk'umuntu aba burimo ataratekereza ko hari ubundi buzima, kubera ko Bibiliya igitubwira yuko ngo niba ubutumwa bwiza buhishwe abo bari mu isi nyine abo Satani yahumye ngo batakira agakiza. Mu by'ukuri hari abantu badakijijwe batanazi neza iby'agakiza. Nkanjye there was a period numvaga ibyo bintu ari siyasi. Wabyumva ukumva ngo Yesu hari abantu badakijijwe babyumva, bumva ibintu by'agakiza and distance, batabasha kubyegereza umutima kubera ko imitima yabo igihumye. Isengesho ryanjye kuri uwo muntu uyu munsi ni uko umwuka w'Imana yamufungura umutima akabasha kubona ko mu izina rya Yesu ariho honyine wabonera amahoro, ariho honyine, ariyo nzira yonyine y'ubuzima ijya ku buzima, yerekera ku buzima. Tuganire ku mibereho yacu ya buri munsi binyuze mu buhamya ndetse no mu nyigisho zahindura ubuzima bwacu mu kiganiro The Javi Space. Iki kiganiro kigamije kungurana ibitekerezo ku byakubaka umuryango nyarwanda hifashishijwe ubuhamya ndetse n'ubushakashatsi bwakozwe n'abahanga mu mibanire y'abantu. Tuganire ku mibereho yacu ya buri munsi binyuze mu buhamya ndetse no mu nyigisho zahindura ubuzima bwacu mu kiganiro The Javi Space. Iki kiganiro kigamije kungurana ibitekerezo ku byakubaka umuryango nyarwanda hifashishijwe ubuhamya ndetse n'ubushakashatsi bwakozwe n'abahanga mu mibanire y'abantu. Tuganire ku mibereho yacu ya buri munsi binyuze mu buhamya ndetse no mu nyigisho zahindura ubuzima bwacu mu kiganiro The Javi Space. Iki kiganiro kigamije kungurana ibitekerezo ku byakubaka umuryango nyarwanda hifashishijwe ubuhamya ndetse n'ubushakashatsi bwakozwe n'abahanga mu mibanire y'abantu. Tuganire ku mibereho yacu ya buri munsi binyuze mu buhamya ndetse no mu nyigisho zahindura ubuzima bwacu mu kiganiro The Javi Space. Iki kiganiro kigamije kungurana ibitekerezo ku byakubaka umuryango nyarwanda hifashishijwe ubuhamya ndetse n'ubushakashatsi bwakozwe n'abahanga mu mibanire y'abantu. Tuganire ku mibereho yacu ya buri munsi binyuze mu buhamya ndetse no mu nyigisho zahindura ubuzima bwacu mu kiganiro The Javi Space. Iki kiganiro kigamije kungurana ibitekerezo ku byakubaka umuryango nyarwanda hifashishijwe ubuhamya ndetse n'ubushakashatsi bwakozwe n'abahanga mu mibanire y'abantu. Tuganire ku mibereho yacu ya buri munsi binyuze mu buhamya ndetse no mu nyigisho zahindura ubuzima bwacu mu kiganiro The Javi Space. Iki kiganiro kigamije kungurana ibitekerezo ku byakubaka umuryango nyarwanda hifashishijwe ubuhamya ndetse n'ubushakashatsi bwakozwe n'abahanga mu mibanire y'abantu. Tuganire ku mibereho yacu ya buri munsi binyuze mu buhamya ndetse no mu nyigisho zahindura ubuzima bwacu mu kiganiro The Javi Space. Iki kiganiro kigamije kungurana ibitekerezo ku byakubaka umuryango nyarwanda hifashishijwe ubuhamya ndetse n'ubushakashatsi bwakozwe n'abahanga mu mibanire y'abantu. Tuganire ku mibereho yacu ya buri munsi binyuze mu buhamya ndetse no mu nyigisho zahindura ubuzima bwacu mu kiganiro The Javi Space. Iki kiganiro kigamije kungurana ibitekerezo ku byakubaka umuryango nyarwanda hifashishijwe ubuhamya ndetse n'ubushakashatsi bwakozwe n'abahanga mu mibanire y'abantu. Tuganire ku mibereho yacu ya buri munsi binyuze mu buhamya ndetse no mu nyigisho zahindura ubuzima bwacu mu kiganiro The Javi Space. Iki kiganiro kigamije kungurana ibitekerezo ku byakubaka umuryango nyarwanda hifashishijwe ubuhamya
ndetse n'ubushakashatsi bwakozwe n'abahanga mu mibanire y'abantu. Tuganire ku mibereho yacu ya buri munsi binyuze mu buhamya ndetse no mu nyigisho zahindura ubuzima bwacu mu kiganiro The Javi Space. Iki kiganiro kigamije kungurana ibitekerezo ku byakubaka umuryango nyarwanda hifashishijwe ubuhamya ndetse n'ubushakashatsi bwakozwe n'abahanga mu mibanire y'abantu. Tuganire ku mibereho yacu ya buri munsi binyuze mu buhamya ndetse no mu nyigisho zahindura ubuzima bwacu mu kiganiro The Javi Space. Iki kiganiro kigamije kungurana ibitekerezo ku byakubaka umuryango nyarwanda hifashishijwe ubuhamya ndetse n'ubushakashatsi bwakozwe n'abahanga mu mibanire y'abantu. Tuganire ku mibereho yacu ya buri munsi binyuze mu buhamya ndetse no mu nyigisho zahindura ubuzima bwacu mu kiganiro The Javi Space. Iki kiganiro kigamije kungurana ibitekerezo ku byakubaka umuryango nyarwanda hifashishijwe ubuhamya ndetse n'ubushakashatsi bwakozwe n'abahanga mu mibanire y'abantu. Tuganire ku mibereho yacu ya buri munsi binyuze mu buhamya ndetse no mu nyigisho zahindura ubuzima bwacu mu kiganiro The Javi Space. Iki kiganiro kigamije kungurana ibitekerezo ku byakubaka umuryango nyarwanda hifashishijwe ubuhamya ndetse n'ubushakashatsi bwakozwe n'abahanga mu mibanire y'abantu. Tuganire ku mibereho yacu ya buri munsi binyuze mu buhamya ndetse no mu nyigisho zahindura ubuzima bwacu mu kiganiro The Javi Space. Iki kiganiro kigamije kungurana ibitekerezo ku byakubaka umuryango nyarwanda hifashishijwe ubuhamya ndetse n'ubushakashatsi bwakozwe n'abahanga mu mibanire y'abantu. Tuganire ku mibereho yacu ya buri munsi binyuze mu buhamya ndetse no mu nyigisho zahindura ubuzima bwacu mu kiganiro The Javi Space. Iki kiganiro kigamije kungurana ibitekerezo ku byakubaka umuryango nyarwanda hifashishijwe ubuhamya ndetse n'ubushakashatsi bwakozwe n'abahanga mu mibanire y'abantu. Tuganire ku mibereho yacu ya buri munsi binyuze mu buhamya ndetse no mu nyigisho zahindura ubuzima bwacu mu kiganiro The Javi Space. Iki kiganiro kigamije kungurana ibitekerezo ku byakubaka umuryango nyarwanda hifashishijwe ubuhamya ndetse n'ubushakashatsi bwakozwe n'abahanga mu mibanire y'abantu. Tuganire ku mibereho yacu ya buri munsi binyuze mu buhamya ndetse no mu nyigisho zahindura ubuzima bwacu mu kiganiro The Javi Space. Iki kiganiro kigamije kungurana ibitekerezo ku byakubaka umuryango nyarwanda. Ikintu nabwira umuntu ukiri muri buriya buzima, actually harimo ubwoko bw'abantu batatu. Hari umuntu uri muri buriya buzima udatekereza ku byerekeye Kristo. Niyo yumvise abantu babivuga nta kintu na kimwe azi. Kuko buriya na Bibiliya bivuga ngo ni ubutumwa bwiza buhishwe abo bakiri mu isi Satani yahuje imitima kugira ngo nyine batabumenya. Niyo mpamvu usenga ngo Umwuka w'Imana agende abagereho babashe guhumuka, babashe kwakira ubutumwa bwiza. Niba bwumva bwegera umutima bwinjire. Kuko iyo uri bubwo buhumyi icyo gihe nakibayemo, wavugaga Kristo nkumva uri gutera siyasa, nkumva ibyo bintu ntibinabaho, gavuga ni ibintu abantu bibwira ngo Yesu aragukunda. Ahubwo izi ni siyasa z'abarokore. Hari abandi bantu nabo bazi ko agakiza gahari ariko ntago bazi uburyo babyaprocinga, ntago bazi uburyo bakakira. Bazi ko Kristo ahari koko, bareba bakavuga ngo ahantu hari iki kintu n'Imana, iki kintu ntago ari Imana. Babasha kubireba bakabibona, bo amaso batangiye kurekonesa. Consciousness y'umutima wabo irakura, ariko ntago bazi icyo bakora. Hari n'abandi they are on its peak, they are tired. Barananiwe, barumva icyo bashaka ari agakiza, ariko no matter how they want it, they can bring themselves to do it. Nyine ndabishaka ariko uko ngerageza kose nisanga naguye. Bya bintu bya Pawulo ngo gerageza gukora ikibi kikantanga imbere. Rero abo bantu bose icyo bakeneye ni uko Mwuka Wera abafasha. Agakiza ntago wakihereza. Niba uri aho hantu wumva
of course uwo wa mbere we nitwe tumusengera abazi Imana tugasenga ngo umwuka w'Imana mugereho abo bakabiri rero ni ikintu ukora usaba Imana baba Imana ndabizi gutanga agakiza Kristo niwe nzira y'ukuri yerekeza ku buzima muntu amfashe kuko buriya buzima buri sharo nta kintu na kimwe kirimo ushobora kubona amafaranga ukabona ubwo butunzi ariko at the end of the day ntago wishimye buri empty urareba ukumva agahinda karakwisha ufite nayo mafaranga uraryama ntusinzire ababasha kuryama bagasinzira just know that you are very deep like birasaba ko Imana ikwikoreraho agakiza ntago wakihangishaho ni mwuka w'Imana wenyine ugufasha niba wumva uri ku rwego unaniwe bwira Imana be honest je nabwiye Imana urabizi ntabwo nabaho ntasambaye ntabwo nabaho ntanywe inzoga none njye ibintu urabigenza ute nkuko sister Claire yambwiye ngo wowe just gumukumeze ntureke inzoga ntureke iki Imana niba ishaka kureka inzoga uzazireka wari uzi ukuntu naretse inzoga waziretse gute narasenze muri iyo gihe nari narabuze ntabwo urumva sinigeze nzitekerezaho nari naraburiye muri Bibiliya naraburiye mu bitabo ibibwirizwa nicyo kintu cyakoraga urumva no gutekereza ko inzoga zibaho byari biri kure umunsi nigeze gusohokana n'abashuti tugiye kuganira ku kintu nibwo nabuze akabigera aho ngaho nasomye sinzi ibintu byafashe icyo gihe yaragaye n'ikenya sinzi ibintu byafashe numva nshatse sinzi ukuntu mbaye ndavuga Mana babarira ntusebye mu bantu reka sinduke ntabwo urongera gusoma ubwo iyo byeri mbandayeze ndavuga buri Imana ntishaka kuri byeri turakomeje anniversaire yanjye iragera abashuti urumva abantu twatuziranye bamwe na bamwe baza adresse yanjye mu magift banyoherereje harimo umuntu wanyohereje icupa rya wine ndavuga wine se Mana reka someho ndi no mu rugo suka mu karahure soma numvise isi yikaze gutya ndavuga ni izina rya Yesu Imana message nayumvise inzoga si ikintu cyane ubwo inzoga naho ngaho nazirekeye rero ntabwo navuga ngo nashyizemo effort ngo nkirinda kujya nasabye Imana ntabwo ari kubw'imbaraga zanjye ibintu byose byari byarambase nasabye Imana ndavuga Mana mfasha iki kintu urabizi gusambana nanjye shiduka nasambanye fasha rero ibintu bike uzukuri Imana yabiciyeho niyo yakoze ku buryo inampungishiriza kure yabyo nabona agiye nko kujya ahantu hatuma nisanga muri iyo situation Imana ikambuza kujyayo ikabimbuza bitaraba rero umuntu ikintu nakugiraho inama ntushake gukora ibintu mu mbaraga zawe reka mwuka w'Imana gushoboze iyo ukirijwe wakira mwuka wera uravuga abaje mu mwuka wawe ntabwo uba ukiri wenyine ntabwo ibyo bintu ugiye kubisaragoringamo we wenyine nawe ufite Imana ufite Holy Spirit uramusabye uramubwira Holy Spirit is the person nibyo nagiye kukubwira ngo tubwire ni gute nuwe buryo Imana yakoreshaga ibikumva njyewe Imana yaramvugishaga kuko nkuko nabikubwiye buriya buzima bwo mu mwijima ikintu bwanyigishije nuko isi y'umwuka ikora via meditation mu bitekerezo na sound rero njye Holy Spirit naramubwiraga nawe kansubiza hari igihe yasubizaga neza nkabyuba cyangwa kansubiza akoresheje mu Bibiliya hari igihe ansubiza ndyamye mu nzozi hari igihe asubiza immediate like nguko nkibaza nk'iki by the way niyo ndi kuvuga ngiye mwuka wera ni umfasha kuko nk'ibi bintu mbwiye ngo nicare hano mbivuge ntabwo nabishobora nyine yambwira amfasha muri byose njyewe nshobora nk'iyo hari nk'igihe nari mfite examen ya permis mbura ukuntu bigenda nkubwira ukuntu umwuka wera adufasha mu bintu byose ntabwo umwuka wera ndananiwe maze iminsi no mu bintu byinshi by'ivugabutumwa fasha umbwira ntabwo nakiga igazeti ya page 140 fasha njyewe ngende muri kino kizaro kansi hamwe iga page ya 7 n'iya 8 n'iya 11 nibyo byonyine nize naragiye Rwanda mitapasi urumva Holy Spirit adufasha mu bintu byose ntihagire umuntu wiheba numve ngo nzabikora mu n'agatuza agufasha mu bintu byose kandi niwakira kugakiza
ntuzagume uri idol, shaka ikintu kikwegereza Imana. Kuko iyo wicaye Bibiliya ivuga ngo a mind of idle man is a workshop of devil. Ubwonko bw'umuntu bw'umunebwe ni workshop ya Satani. Araza agashyiramo ibyo bitekerezo byose bikujyana mu byaha. Nimba wiyemeje gukurikira Imana, shaka materiyeri, shaka ibitabo. Nimba udakunda ibitabo, reba amavideo. Niba udakunda amavideo, umva indirimbo, umva ibibwirizwa, ariko wuzuze. Mbega ni nka kwa kundi nk'iyo wimuye ukubuye ahantu ntugire ikintu hashyira, ivumbi riraza rikahajya. Ni nk'iyo uhinze umurima ntuteremo imbuto, hameramo ibindi bigunda. Rero n'umuntu niko bimeze. Iyo wirukanye Satani muri wowe, ntushyiremo Imana, noneho ngo yicazemo, hazongera haza ibindi bintu utazi ubwoko bwabyo. Ni byiza rero ko iyo wiyemeje guhinduka, wakuyemo ibintu bibi, imicafu yose, gerageza ugende ushyiramo ibintu byiza gake gakeya, Imana izagufasha. Gake gake, ntiwihate ibintu byose ku mbaraga, uvuge ngo byose ndabihindutse, kuko nubigenza gutyo. Nanjye nigeze kubigerageza mu mezi 3 mba ndaguye. Uba exhausted kuko umeze nk'uri kubikora ku ngufu. Ariko iyo uretse mukabera akagufasha, just for ntumenye uko wabikoze, Imana yagufasha. Yego reka tugushimire cyane kuza kutuganiriza. Imana iguhe umugisha. Tunashimira mwebwe mwese mwadukurikiye, mwebwe mwese mwakurikiye iki kiganiro, tunabibutsa gukomeza gukurikirana ibindi bikorwa byose binyura hano kuri ATV. Tunakubwira kandi ngo niba utabashije gutangirana n'iki kiganiro, ushobora no kugisanga kuri YouTube. Wajya kuri YouTube ukandikamo The Javi Space, ikiganiro uragisangayo. Murakoze cyane. Ubuhamya ndetse n'ubushakashatsi bwakozwe n'abahanga mu mibanire. Tuganire ku mibereho yacu ya buri munsi binyuze mu buhamya ndetse no mu nyigisho zahindura ubuzima bwacu mu kiganiro The Javi Space. Iki kiganiro kigamije kungurana ibitekerezo ku byakubaka umuryango nyarwanda